Tugiye kureba uburyo ushobora gufata WhatsApp yawe ukayirinda ko abantu bajya bagushyira kuri groupe igihe utabishaka. Hari uburyo ujya kubona ukabona abantu bagushize kuri groupe utabishakaga. Ubwo rero iyo utabishaka hari uburyo ubikora hano muri WhatsApp yawe, noneho abantu bajya kugushyira muri groupe ntibishoboke, hakaza kuza invitation igusaba kujya kuri groupe ukayemeza cyangwa ukayanga. Impamvu z'ibi ni uko hari abantu usanga bashyizwe muri groupe batabibajijwe, ntawe wabanje kubabaza ababwira niba bashobora gushyirwa kuri iyo groupe, cyangwa se ababwira ati tugiye gukora groupe imeze gutya na gutya, se murifuza kuyibaho. Ubwo rero nibwo buryo tugiye kubibereka. Hano kuri WhatsApp ahagana iburyo hejuru hari utudomo dutatu dukurikiranye, niho turi bukore. Nituhakora tubone settings, nitugera kuri settings turajya hariya handitse account, habanza ari agafunguzo account. Nituhagera turajya hariya hari akagufuri hari privacy. Nituhagera turamanuka hepfo handitse groups, ahantu handitse groups murahabona handitse ijambo groups, munsi y'iryo jambo hakabamo akajambo everyone. Ni ukuvuga ngo ubu iyo bimeze gutya umuntu uwo ari we wese ashobora kunshyira kuri groupe. Ubwo rero ngiye kubihindura, ndakora handitse groups, nimpakora nsange koko barambwira ko umuntu uwo ari we wese ashobora kunshyira kuri groupe. Nishyiramo hano, nimitamo hano my contacts, ndavuze ngo abashobora kunshyira ku magroupe bakereye cyangwa se bafite ni umuntu gusa ufite nimero, umuntu mfitiye nimero ye muri telefone yanjye. Uwo mfitiye nimero niwe wanshyira kuri groupe. Aha ha gatatu ho nahagaragaza ngo ndashaka ngiye guhitamo abantu bemerewe kunshyira kuri groupe, contact nkeya zemewe kunshyira kuri groupe, cyangwa se zose ndashaka kuzikuraho ko nta nimwe yemerewe kunshyira kuri groupe, ahubwo uzashaka kunshyira kuri groupe wese nzabanza mbone invitation nindangiza nyemere. Niyo mpamvu nushaka kubikora gutyo uravuga uti ndashaka ko abantu bose babujijwe kunshyira kuri groupe. Nindangiza mbigere gutya, nkoze kuri kariya kantu kari hejuru ibumoso, noneho ihita itikinga contacts zose, iravuga ati izi contacts zose ntabwo zemerewe kunshyira kuri groupe. Iyo rero ushaka kuhitamo imwe ushobora kuvuga uti ndashaka iyi ngiyi, wenda ndashaka iyi, ugahitamo iyo ushaka. Ubwo rero iyo urangije kubyemeza ko ari bose cyangwa umwe, uhita ubyemeza gutya. Wamara kubyemeza ugasanga noneho kuri groupe bakubwiye ko contact, abantu bashobora kugushyira kuri groupe ntabwo ari everyone, kandi ntabwo ari contacts zawe, ahubwo abantu bashobora kugushyira kuri groupe ni abatari muri ziriya contacts 1187. Byaterwa rero na contacts ufite muri telefone. Ngewe zingana kuriya, undi ashobora kuba afite nkeya cyangwa se afite nyinshi. Ubwo iyo ubikoze gutya wamaze kubuza ko hari umuntu wagushyira kuri groupe. Ubu nta muntu ushobora kunshyira kuri groupe ntabanje nabona invitation. Nuko nguko babigenza.